abagore b'urubyiruko rw'ishyaka mu mujyi wa Kigali. Muri iyi komite nanone hatuwemo n'abahagarariye inzego z'abagore n'iz'urubyiruko z'igihugu kugira ngo tubahe amahirwe abakomoka mu turere tw'umujyi babe bakwitoreza akarere kabo. Cyari kigamije cyane uyu munsi harimo ingingo ebyiri, harimo gutora abakandida bazahagararira ishyaka ku matora y'abadepite azaba uyu mwaka ukwezi kwa karindwi, ndetse hakabamo no gutanga ibitekerezo, kujya gutanga ibitekerezo imigabo n'imigambi y'ishyaka izifashishwa mu kugeza dushaka amajwi mu Rwanda twita manifesto mu mahanga. Manifesto tukabikora iki gihe, tukabikora mu mwaka ushize ukwezi kwa cyenda, twakwita draft ndetse yatanzwe ibitekerezo, tukabyakira ibitekerezo kugira ngo igihe tuzajya kugira mu kwezi kwa gatatu tujye gukora kongere, manifesto yacu izaba ifite ibitekerezo bitandukanye bivuye mu Rwanda hose. Ibyo dukoze uyu munsi ibindi no twanyujije mu mujyi wa Kigali mu majyepfo y'u Rwanda, ariko duteganya yuko bizakomeza no mu zindi ntara zose enye zisigaye z'igihugu. Ukwezi kwa kabiri gukomeza mu majyaruguru tuhuza inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'intara. Ntabwo twagiye mu turere kuko twarakoze umwaka ushize w'icyo mu minsi, twagiye mu turere twose aho twatuye inzego z'urubyiruko iz'abagore n'iz'ishyaka, tukaba tubona ko twagiye gahunda yo gushyira mu turere twarakoze umwaka ushize, kuko ibyiza ari uko bahuza aho bose abatowe bakabona ku rwego rw'intara. Ni ibikorwa byabagize neza nk'uko mwabibonye, bakongera abakandida bazahagararira akarere ka Gasabo, umugabo n'umugore, akarere ka Kicukiro umugabo n'umugore, n'akarere ka Nyarugenge umugabo n'umugore. Ubwo twishimiye cyane ko intego yacu y'uyu munsi yagezeho. Niba muri make nicyo cyari kizigiye ikibazo tubaza turashaka kubamuza. Icya mbere, tumaze iminsi mu mishyikirano NST1 yararangiye, icyo mubona kitagezweho muri NST1 ni iki mubona cyakorwa. Icya kabiri, muri manifesto yanyu mushaka kuyobora u Rwanda, ni iki mubona muzakora kugira ngo urubyiruko rw'abashomeri rubone akazi. Icya nyuma ni ikijyanye na diplomasi. Umubano w'u Rwanda na Congo n'u Burundi umaze iminsi utifashe neza, ni iki mubona cyagakwiye gukora kugira ngo umubano byose ibijyanye n'umubano w'u Rwanda na Congo, twebwe nk'ishyaka urimo gusakuriza yakiraho, twebwe nk'ishyaka ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda na Congo twifuza yuko ibibazo bihari byakemuka biciye mu nzira z'amahoro, ari byo biganiro. Tukumva yuko aho kugira ngo habeho umwuka wo guteza intambara cyangwa gushaka gushuturana, kuko twumva bamwe bavuga yuko bashaka guteza u Rwanda, twumva ibyo ntacyo byagezaho cyangwa se byabagezaho. Icyo twashyira imbere ni ibiganiro, kandi ibiganiro byari byaranakozwe kera, habayeho ibiganiro bya morali, byabaye byinshi. Twifuza ko ibyo biganiro ndetse n'inzira zihari n'uwa perezida wa Angola ari we umuhuza uhari, ntabwo arakurwaho biciye mu nzego zirimo, byakomeza. Ariko nanone icyo nasaba kindi ni uko abayobozi bacu mu biyaga bigari iyo baba baganiriye bakumvikana bazajya babishyira mu bikorwa. Turambiwe n'uko baganira bakumvikana barangiza bagakora ibindi bitandukanye n'ibyo batubwiye mu mazi za komite. Twifuza yuko niba abayobozi bacu bifuza ko tuza kubagirira icyizere, bazajya bashyira mu bikorwa iyo baba bamaze kumvikanaho, ngo tuzabona amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Ndumva icyo nasubiza kuri ibyo. Ibijyanye n'ibyo tuzashyira imbere nk'ishyaka, nk'uko twakomeje kubigaragaza, ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije, inkingi ya demokarasi ya mbere tuzashyira imbere yo kwishyura ukizana, kugira ngo tubone uburenganzira umuturage bwo kuba yishyura akizana, agatanga ibitekerezo byiwe nta mukumira, icyo tuza freedom of expression, freedom of speech, uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byawe, uburenganzira bw'itangazamakuru, freedom of the media. Tukasaba yuko nyine abanyamakuru bagomba gukora akazi kabo bisanzuye badafungwa, kuko tuzi ko muri iyi minsi n'abanyamakuru barenze 5 bafunzwe
nubwo bivuga yuko hano n'ibyaha ariko bigenda bidasobanutse neza kandi ari inzego zishinzwe nka Rwanda Media Commission RMC ishinzwe gukemura ibibazo nk'ibyo kuva yuko mu by'ukuri inzego zihari zagombye gukora akazi kazo kugira ngo ibikorwa bafungwa ndetse cyane bafungiwe n'ukuntu baba bavuze na za komantere gusa kandi muri komantere mbere yo komantere ni freedom of speech kumva nyine abantu babyigaho neza kugira ngo bahitira babihindura icyaha si ibintu bya criminalization n'ibya freedom of speech y'abanyamakuru nabyo bizigaho neza cyane kumva ko mu nkiko y'abanyamakuru turifuza ko itaza gutera imbere mu Rwanda kurushaho kuko muri iyi myaka hari ibibazo byabaye twabonye rwose ko hari byasubiye inyuma ntabwo dufite ikinyamakuru cyapa print media ibyo ari bihari byose kugira ngo byagikora bisohoka mu makuru kandi tuzi yuko ikinyamakuru gusohoka mu makuru ari byiza biteza umuco wo gusoma mu banyarwanda mu bana ndetse kiraramba kuko ushobora kubona ikinyamakuru cya porogaramu za 60 cyangwa se 70 cy'igihari murakabona kopi yacu kuko ko gushima imbaraga bigaragaza ko mu bindi bihugu bituranye print media iracyahari muri Kenya za Standard zirasohoka za Daily Nation zirasohoka muri Uganda za New Vision za Monta n'ibindi birasohoka ntabwo bivuze ko nuko ni kuri digital bihari mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko n'ibindi print nabyo birasohoka twifuza yuko cya kigega twasabaga cyagihe n'ubundi turacyagishaka ko kizajyaho tuzabinusa neza kurusha ikigega cyateza imbere itangazamakuru cyane cyane ryigenga ku buryo itangazamakuru yabona aho ushobora gukora amafaranga y'ibishoro y'ingiye cyangwa se niyo yaba ari aka interest gatoya cyane kugira amafaranga azagumamo ariko ari ibintu byoroheje ariko n'inkunga nayo ikaba yaboneka bitewe n'inkunga kuri ubwo twasabaga ko yuko n'ubundi ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA n'ubundi kiba mu bucuruzi kikaba mu bucuruzi kigakora akazi ka leta kuko ni itangazamakuru rya leta amatangazo yose akazajya ajya muri private media mu itangazamakuru ryigenga noneho RBA ko ubundi tukayongera ubushobozi tukayiha amafaranga yaba ku musoro wacu dushobora no kuba twashyira itegeko mu nteko y'uko buri munyarwanda agira ka pourcentage niba ari 0.1 cyangwa 0.1% kivuye kuri twebwe kijya gufasha RBA ikabona amafaranga yigenga kuko yigenga atatekereje yuko akara amafaranga akora ibyo mvuga mbizi ko mu bihugu byo hanze birahari cyita public broadcaster itungwa n'umusoro w'abaturage ntabwo itungwa na leta uburyo mu mutondo wese azi ko ari radio yiwe cyangwa televiziyo yiwe ayo mafaranga ahoraho itangwa mu yaga gushimisha leta nitayishimisha bazayikora ingengo y'imari oya amafaranga yayo akaba afite ikigega nko muri revenue cyangwa muri beneri agomba kujyaho direct urabyumvagiramo ibyo nibyo twifuza noneho y'amafaranga y'amapublicité yose tubona y'amatangazo y'abiragi n'abandi bose za MTN akajya muri private media niko izatera imbere na ya mwumva twavuze mu kigega cyacu cy'itangazamakuru nayo ikaba ihari so twumva ko ibyo tuvuge mu itangazamakuru bizateza imbere guteza imbere demokarasi mu gihugu guteza imbere ibikorwa byo kwishyura ukizana ubwisanzure iyo bita accountability kugira ngo abayobozi babashe inshingano zabo ni ukuvuga mu gihugu kizatera imbere cyane kandi tuzabyishimira n'abandi bose bazabyishimira so ibyo bintu nibyo tuzakora ntabwo nabibona byose hamwe ariko mu kwitegeka ko twatanga tuzabikora mu manifesto yacu undi icyanyuma Frank ni iki mubona muri imyaka 7 tuzategana no gutaha undi cyageze amurakoze uyu mwamugiriwe icyizere cyo kuba umukuru w'igihugu twabivuze tunabona gusubiza undi harimo ingingo isaba yuko habaho ihuriro n'abanyapolitiki ya politiki mu Rwanda iyo huriro n'abanyapolitiki ya politiki mu Rwanda ryashyizeho kugira ngo imitwe ya politiki yose yemewe mu Rwanda izajya ihura ibibona ibitekerezo biganire ibibazo bireba igihugu kandi iyo huriro ishyaka ryacu rimazemo imyaka igeze ku 10 turamo tugatanga ibitekerezo so imikoranire yacu aho itangirira hari n'undi muco mwiza wabaye nuko iyo dufite inama nkuru za Kongo cyangwa za politiki tujya dutumirana tukagira n'ibyo ya politiki irayikaza baradutumira arembya gutse itayadutumira n'abapisinape baratumira n'abandi bose baradutumira natwe kandi tujya tubatumira kandi baraza muri iyi nama nawe twabatumiye no kubera ko urabona ko ari ibintu bikiri interne cyane by'umuco wa Kigali kuko tuzakoza mu ntara zose ntabwo twabura tubatumira muze Musanze muze Karongi muze hose ariko dukora inama nkuru tuzabatumira kuko baratumira kandi twizera ko bazaza ko natwe byacyo so ibyo byose ni byo bikuranye murakoze nitwa Samuel Mutungire umunyamakuru kuri Mama Rwa Gasabo mwavuze ko mumaze iminsi amezi mukora kuri manifesto yanyu kugira ngo muzayijyane imbere y'abaturage babashe kubagira icyizere cyane cyane abayobozi banyu ariko nanone umuntu ashobora kwibaza ngo mukurikije iyo mwakoresheje ubushize cyangwa se n'ukuntu ubushize muri mwabitekereje
ibyagiye bigerwaho. Ubu ngubu ni ibiki mubona biri guturuka mu barwanashyaka banyu byihariye bigaragaza ko ibitekerezo biteza imbere demokarasi muharanira ari byo koko birimo bigerwaho, bibagaragariza ibishya? Ibyinshi kandi ntabwo biraba byose birajya ku mugaragaro, ariko niyo mwiyumviye hano rero niyo nakomozaho mu isoko amashyaka bahagaze igitekerezo cy'uko iki gihe cyo gufunga by'agateganyo cy'iminsi 30 cyavaho, kubera ko agateganyo gufunga agateganyo yabaye agateganyo yabaye umwaka, iri ku myaka 2 ugasanga umuntu ari kuri 30 jours akamara umwaka akifuza kuri 30 jours, ugasanga amaze imyaka 2 akibura akiri kuri 30 jours atarakata, bikazarangira abaye umwere kandi amaze imyaka 2 muri prison. Urumva abanyashaka bati ibintu biveho, umuntu niba batari tayari kumukatira aba ari hanze, aburane ari hanze. So ndumva ni ikibazo cyiza twakiriye, mu bindi byinshi cyane byakiriwe kandi mwari muhari, ntabwo nabirona byose kwisubiramo. Urakoze nyakubahwa honorable Dr. Frank Habineza. Ndashaka kumenya uruhande rw'ishyaka ryanyu ko muhagaze kuri umugambi w'Ubwongereza wo kohereza abimukira mu Rwanda. Ndumva aho duhagaze harazwi, ishyaka ryacu Iharanira Demokarasi n'Ibidukikije twabivuze rugikubita igihe minisitiri w'Ubwongereza yazaga mu Rwanda gushyira amasezerano y'iminsi y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda yajyanye n'abimukira bazakorera mu Bwongereza. Ishyaka ryacu ntabwo ryabyishimiye ko Ubwongereza bwafata inshingano zaryo zo gufata abimukira babihungiyeho cyangwa impunzi zabahungiyeho ngo zize zibahe u Rwanda rubafashe, cyane cyane ko muri ayo masezerano harimo ingingo yo kuvuga ngo abantu bahungiye mu Bwongereza bazaba mu Rwanda batazasubira mu Bwongereza, ni ukuvuga ngo u Rwanda ruzabatunge n'ubwo Ubwongereza buzatanga amafaranga ariko bazaba umutwaro w'u Rwanda. Ukavuga ko mu by'ukuri twebwe nk'ishyaka tutabishyigikiye, kubera ko ntabwo turi igihugu twavuga ngo turakize kurusha Ubwongereza, ntabwo turi igihugu tuvuga ngo turi kinini kurusha Ubwongereza, ntabwo turi igihugu twavuga ngo dufite akazi kenshi cyangwa se amahirwe yo kubona akazi kurusha Ubwongereza. Bati mu Bwongereza ni igihugu umuntu wese yirukanyiramo kuko ashobora kubona akazi, ariko kose nabwo wakwita mu akazi gasuzuguritse mu Bwongereza gashobora kugutunga kose. Buri wese avuga ati nagakora mu ndimi zo hirya no hino nabo bita mu gutera ikirere, kuko ushobora no gukubura mu muhanda ukabona amafaranga ahagije mu Bwongereza. So nkavuga ko mu by'ukuri natwe hano dufite ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda mu rubyiruko, kandi ndetse mwanditse ko barashakira gusa ikibazo cy'ubushomeri. Bati mu by'ukuri u Rwanda rugize amahirwe, twaha amahirwe abana bacu b'Abanyarwanda, urubyiruko rwiza n'ubutiza rukabona ako kazi, rukabona ayo mahirwe, aho kugira ngo tuzaze guhangana n'abandi bavuye ahandi kandi aho bavuye hari amahirwe kurusha mu Rwanda. So muri make twarebye n'ibijyanye n'amategeko, dusanga mu mategeko mpuzamahanga ari u Rwanda ari Ubwongereza byose ibihugu byose byasinye amasezerano mpuzamahanga yo kwakira impunzi, kandi muri ayo mategeko bivuga yuko impunzi kwakiriye kuhungiyeho bwa mbere niba ufite uburenganzira bwo kuyakira ukasohora ikibazo cyayo, wasanga atari impunzi ari abantu babesha, icyo gihe wagisubiza iwabo. Urabyumva? Kuko bati niba umuntu yahungiye ku Bwongereza niwe yakandagiye bwa mbere, bafite inshingano yo kwakira abo bantu, ntabwo inshingano ari z'u Rwanda. Natwe u Rwanda nk'ishyaka tubisobanura neza, dushyigikiye ishyaka ryacu rishyigikiye ko u Rwanda rwakira impunzi izo ari zo zose zahungira zize mu Rwanda, yewe n'izavuye Afghanistan zikaza mu Rwanda tubishyigikiye yuko zakirwa zikabona ibyangombwa, zaba muri Congo zaba mu Burundi babafashe. Urabyumvagira ibyo turabishyigikiye cyane, ariko izarahungiye iwacu ntabwo ari izacu, ubona ngo ari politiki yacu. Ibyo bitekerezo bishaka tubihagazeho ntabwo turabivaho rwose. Yes, murakoze bwana te ubushize mwiyamamaza hari ibyo mwagiye mukora muri manifeste yanyu y'ubushize, bimwe bigaragara ko byagezweho, ariko ubu ngubu Abanyarwanda baremerewe n'izamuka ry'ibiciro rya hato na hato. Ubu ngubu kuri icyo kibazo muzajyana iki imbere y'Abanyarwanda kugira ngo kuko bigaragare ko hari icyo muzabamara? Bijyanye n'ibiciro ku isoko twabivuzeho ndetse n'ejo bundi mbere y'uko inama y'umushyikirano yahaye muri Rwanda, ariko nabibwiye n'abandi Abanyarwanda yuko ikintu twari tumva cyabwumvikanyeho cyari kijyanye n'ibiciro biri ku isoko, kandi ndumva cyaraganiriweho n'inama y'umushyikirano. Nubwo Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yavuze mu Rwanda rurejeje ko tumeze neza, ariko ntabwo twabyemeye kubera ko tuzi yuko ibiciro biracyari hejuru ku isoko. We yavuga ngo cyari 20% ashobora kuba atameze neza, ariko sinzi niba ari njye uri kuri 20%, ariko niba ari 20% turimo benshi Abanyarwanda
bakibona ko ibintu bihenze, bakibona ko ibiciro bigomba kugabanuka. Urumva ari ikiro cy'imyumbati kigeze kuri 500, ikibijumba kigeze kuri 500, ikibirayi 600. Yewe ibitoki noneho byo byabuze bakuru. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo mpamvu uvuga izo ngero, mu minsi ishize ibijumba byari kuri 400. Ni ukuvuga ngo ubu kera ubu kujya muri bijumba ntabwo cyabaga ibijumba n'imyumbati n'ibyo by'abanyarwanda bose, ntabwo bishoboka, ntabwo bikiri by'abanyarwanda bose kuko biraheze. Ariko ngo nubwo bihenze n'umuceri uraheze nabone ubworoshye. Ubwo sinzi ikintu tuzajya abanyarwanda, ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo turakomeza dushyiraho ingamba zikomeye, tuzakomeza tubinonosore neza kugira ngo ibiciro ku masoko bigabanuke, zongera kuzo bavuga, ariko ibyo batubwiye ntabwo twabyemeye neza. Sinzi niba Rwanda ariko iki kibazo byo mu ijambo gitandukanye cyo wabajije niba kibuza kubaza. Yes. Murakoze cyane. Ko abantu bafunzwe muri gereza zose zitandukanye mu gihugu, ko hari ikibazo cyo kuba babaha indyo imwe umwaka ugashira gataha. Ngira ngo birazwi niba ari akawunga barya niba ari umuceri, ntabwo ndagera ngo menye, ariko abantu bashaka babivuze yuko ari indyo imwe, kandi ndizera ko abantu bashaka babivuze babizi. Ubwo bakasaba yuko abantu bafunzwe bose nta muntu ushobora kubaho ajya akawunga gusa bazabeho, cyangwa ajya umuceri gusa n'ibishyimbo bazabeho, ko nabo bagomba kubahindura bakaba icyo bita balance diet, indyo ikwiye yujuje intungamubiri zose. Turabizi ko bitandukanye za protein n'ibindi byose n'amavitamine na za carbohydrates, ijambo ni bivuga byose ko bitandukanye turazizi. Ni ukuvuga ngo babahinduke. Twumvise ko icyo gitekerezo ari igitekerezo rwose cy'agaciro cyane byo gusesengura n'ishaka. Ubwo leta izavuga ati biraheze, yego biraheze, ariko n'abanyarwanda baraheze, sibyo? Niba noneho bavuga ngo bari mu igororero, ni ukuvuga ngo babagura ejo bazagaruka babe abantu, ndetse bazagaruka bararwaye. Ubu umuntu ari ibyo bimwe azaza yararwaye afite ibintu tuzuye mu mubiri, usanga ni wa muntu aje hano n'ubundi asubiye mu byaha, kubera ko ntabwo aba ameze neza, kuko bavuga ngo umuntu agize n'icyo yariye. Iyo wariye nabi n'ubundi umera nabi, n'indwara nyinshi ziragusuzugura, ugasanga ntabwo muri gereza amaze kabiri aritaye. Kubera iki? Ntabwo yabifashe nabi, kandi none hari n'abana b'imyaka 5 cyangwa irenze. Urumva ko ikintu cya balance diet bibe kuri rusange, no kuvuga ngo abakire bari muri gereza nibo bazajya bagemurirwa, cyangwa abanye neza, cyangwa za special, buri wese ajye neza. Ndumva igitekerezo twacyumvise kandi twabonye ari icyerekezo cyiza, tuzabishyigikira. Kuba ari gereza ari prison cyangwa ari igororero, ndumva byakomeza bikibaho neza kugira ngo igitekerezo cyo kuvuga ngo igororero kizashyigikirwe, abantu bazajya bavayo bagaruke bari muri sosiyete bagira akamaro. Kuko turacyafite ikibazo y'uko abantu bafungwa bavayo ahubwo bagasubira mu byaha, baba ari abajura bamwe bakongera bakaba n'abajura babi baruhama cyane. Urumva hari n'abafata abana bavayo bakongera bagafata, urumva haracyarimo ikibazo. Kandi haracyari muri imico mibi iri muri za gereza, y'uko abantu bagenda, umuntu afite icyaha yakatiwe arimo gusanga icyo gihano, ahubwo yagira akabona ibindi bihano yiyongereye. Barabyumvise cyangwa ubundi hari umunyamakuru bita Cyuma, ngira ngo muramuzi, mwaramwumviye avuga yuko ngo yakubiswe muri gereza, ko atakireba no kureba akibona. Ubwo hari n'abandi babivuze. Iyo bintu bisuzumwe rwose. Niba umuntu afite igihano yakatiwe, ntabwo agomba kongera kuhabwa ikindi gihano kijyanye noneho cy'ipenali. Niba umuntu ukubita umuntu ni icyaha, waba gusa agomba guhanwa kuko ni icyaha gihanwa n'amategeko. Urumva n'ibyo byaha, umuntu iyo akoze ikindi cyaha muri gereza bariho umuntu umwe bamuhana, aho kugira ngo bamuhanishe ibintu bijyanye no gukubita no gukomeretsa n'iki byose, no kuba umuntu yava yari impumyi cyangwa se atareba. Mwarabyumviye rwose, ibi byose turabyanga rwose ibihinduke vuba cyane. Akoze Dr. Nitwaje ho Intwari TV. U Rwanda muzamuyoboye nyuma yo kwa karindwi mugiriwe icyizere n'abaturage b'u Rwanda kuko bagira perezida, uzahangana gute n'ibibazo by'umutekano politiki iri mu karere akenshi bifatiye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihangane bifitanye nayo mu cyane ko perezida Tshisekedi uherutse kurahira we yavuze ati rwose igihe inteko izaba inyemera imitwe yombi nzarasa ku Rwanda byanze bikunze mu gihe bakomeza gufasha M23. Ndumva cyane ikibazo cya mbere nasubije, nagisubije icyo kibazo, navuze ko tuzashyikira inzira y'ibiganiro inzira y'amahoro. Murakoze nyakubahwa Dr. Nitwaje Moise Moise, umunyamakuru w'ikinyamakuru cya Ukweli Times.
ibiganiro byinshi biri gukorwa biri kwibanda biri kugaragaza ko dufite ikibazo cy'ubushomeri bw'urubyiruko. Namwe muri manifesto urubyiruko ibyo bagaragaje ni ukugira ngo murwanye ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko, ariko dufite ikibazo cy'uko hari amategeko aza agatuma zimwe nko mu nganda, turavuga n'itegeko rya konsomasiyo riheruka gusohoka muri Minecofin, aho byatumye inganda zakoraga zingaga inzagwa zafunze abantu bagera kuri 100 b'urubyiruko, cyane nka Musanze kuri Setrafe ese ndabaza abakozi urubyiruko rurenga 100 rutakaza akazi. Ese ni iki kibaza gukora kugira ngo nimuramuka mugeze ku butegetsi hagabanuke ibindi bisabwa urubyiruko rukeneye guhanga imirimo, usanga amafaranga benshi basabwa aruta ay'igishoro? Gahunda iyo dushyitse n'ishaka ni uko habaho ikibazo cy'ubushomeri. Twifuza yuko tuzashyiraho gahunda zo guhanga imirimo myinshi mu rubyiruko, ariko nabo bifuza gusa no ku bantu bakuru bifuza gukora, bafite imbaraga zo gukora bose. Muri gahunda z'ishaka turimo tuzateza imbere. Icya mbere umwuga ukomeye mu Rwanda, bose bakora 90% cyangwa 80% y'Abanyarwanda bakora akazi k'ubuhinzi. Gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi tugafasha imbaraga cyane, ariko n'ishaka ryacu tuzashyiramo imbaraga cyane ni uko Abanyarwanda babanza bagahinga bakihaza mu biribwa, ikintu cya food security, kwihaza mu biribwa mbere ko dusaba. Noneho nyuma y'aho tumaze kwihaza mu ngo zacu, dukore no gahunda yo gusagurira isoko, kuko hari cyari ikibazo cy'uko abantu bahinga isoko bo bakibagirwa ko bari buke. Ugasanga noneho yamaze guhinga ibyo bigori abisha ku isoko yake yajya kugura akawunga agasanga aramuhenze cyane. Tukumva ko tugomba kubanza kwihaza tukazajya dusagurira isoko. So tuzateza imbere ubuhinzi n'ubworozi, dushyiraho imbaraga nyinshi cyane. Gahunda tuzayibagezaho ibijyanye n'ibyo, ariko n'ibindi bijyanye na gahunda za serivisi, muri serivisi y'ubukerarugendo, y'ikoranabuhanga, guteza imbere abagore, ibyiciro byihariye by'abagore, urubyiruko, ibintu bitandukanye byose tuzayibagezaho kugira ngo iki kibazo cy'ubushomeri kibe cyagabanuka. Murakoze honorable. Kuri kiriya kigo nagira ngo babaze abantu bagiye guturwa kwa Repubulika bagabe basha gutanga amasazi iwabo uburyo wenda bakomeza babe umuzigo kuri gereza kandi n'abandi badafite. Ikindi cya kabiri ni ibintu byo gusenyera abantu nta ngurane no kubimura, icyo nari muzakibona cyari byinshi ku by'abantu basaze muri gereza. Ndumva hari amategeko uko biteganya, hari ibyaha biteganya ko abantu bashobora kubona imbabazi. Hari ubwoko bw'imbabazi butatu: hari imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika, hari imbabazi zitangwa na Minisitiri w'Ubutabera, hari imbabazi zitangwa n'Inteko Ishinga Amategeko bita amnesty. So muri presidential pardon cyangwa se ziriya za imbabazi rusange, abantu bagenda babyigaho bakareba ibyaha kategori birimo. Hari ibyaha bisaza n'ibyaha bidasaza. Ibyaha bishobora kuba imbabazi bidahabwa imbabazi. Mu byaha ngira ngo bidahabwa imbabazi ntabwo birasaba ko tubimenyesha neza. Ndumva ko mu byaha bidasaza harimo ibyaha bya ruswa, ibyaha byo gufata ku ngufu abana, ibyaha bya jenoside, nyine babigaho ni special categories ibyo bene ibyo. Noneho ibindi bisanzwe abantu birya inkoko, birya ibijumba, bamwariye mu kabari, ibintu bintu abantu bakora imyaka myinshi muri gereza rwose. Niba ari imyaka 5, hari uburyo bwo kugira ngo ducike muri gereza, agomba kureba ku izi mbabazi zijya zitanga vuba, bikigaho noneho Minisiteri y'Ubutabera ikabigaho cyane, abigomba gutanga imbabazi ikabigaho bakurikiza amategeko uko byagenda. So mwumva yuko tuzakomeza kubishyiramo imbaraga, tubisesengure, turebe za kategorizasiyo ko bahagaze n'ibyaha bafungiwe, niba kweri abo bafunzwe bagomba